Mbashirire harakantu nshaka kukubwira. Nubwo rero buriya buri gutserereza kumva ngo pasiteri n'ibitsinditse umva nagenda ntabwo ubeshya ahubwo nuko mbona gusa ukuntu bigenze mbona buze aho nahera ubundi naho ubundi nagiye muri wa rusengero hari agatipe keza bambangiye gafite amafaranga gafite inganda kubara uzi ibintu nahuye nabyo ngiye nka rero ngeyo nimara kujyayo aho kugira ngo mbari we nkundana nawe ahubwo pasiteri aba ari wese mbasha ntago wabyumva yewe nawe wagira ngo uri kuvuga inkuru yanjye mani nyine njyewe nagiyeyo hari umuryango nari narapfiriyeyo mwiza mana yanjye mani nyine ngezeyo mbavuganye n'akadiyakoni kaho karakadiyakoni mani nyine turi impamvu nakagiyeho n'akantu ko nyine kamenya kimwe ko nta bindi kumva dufite sitori zimeze kimwe noneho ukagira ngo kaba kaza kanyikundisha kuko ngo ngiye kubura fone ndamwangisha akayifone ndamwangiye geto nyine tu nziza amenyera buri kimwe urumva nyine atamenyera tu nyine kujya mu rusengero n'ubwiza reka nubwo mba nambaye gutya ngomba kurya ubuzima ndacyari muto mani cyane nyine tugomba kujyayo tukambara nyine bya bindi bya za marokore ariko nta kigenda nta mafaranga ubundi ngiye mba nshaka buriya Imana izaduhana reka kubwira reka ukuntu mu rusengero tuba twigize abana beza ariko hano mu rugo ukuntu tuba tumeze twigize abana batoya twambaye utwenda tugufiya mbese nk'aba bandi bose bari hano hanze gusa dukwiye kwisubira ako wagiye umbabarira ukareka kumbwira amagambo nawe n'isi Imana twebwira twaga isi Imana twebwe yanga ko dusa neza wumva tugomba kwiyitaho ukumva tugomba mbese kujya ku mucyo erega Imana ntabwo ikunda abanyamwanda kukanwa rukaje umva ngiye ngomba kwiyitaho nkacyana asa neza urumva rero ibintu byo kumbwira ngo Imana rero rega no mu ijoro n'abanyamwanda bazajyayo amakuru ufiteho ariko rero ntibagiwe kutubwira pasiteri wari uzwi agiye kuza kurushaho ntabwo wabimwe rero ahubwo ukuntu tugiye kubigenza ugiye kuba ugiye kugira ngo pasiteri ataza akagusanga aha ngaha kuko ni akazi ko tubanza sibyo ako warasaze urumva mva hano njyaye n'ubundi reka mubwire mani n'ubundi arabizi ko tubana uri kumva ahubwo wowe reka mwereke tugiye kumukora inoti urumva tugomba kumuyaza akaduha inoti mani sigamba ako kantu ni keza ubigesha ubu ngubu muri kano kanya nizere ko uzi ibyo tugiye gukora umva wowe tuza bebe ubundi imyenda bigufasha nizere kutarwana ubundi tumurya ikofi bikurenge umva twigende Diyako yego uri hehe se uri hehe ko nari nzi ko bagombye kuri ku rusengero You got a trust man. umva ibyo urimo byose sinzi ibyo ari byo urabizi neza ko uyu mwanya bakagombye kuri ku rusengero gira vuba wihute bariya abagore baje kuripeta ntibahagutanga batahagutanganya habo ugasanga hari ikintu cyangiritse kandi nyine nibatanya no gukora amasuku urebe neza ucunge biriya byuma by'urusengero urabizi neza ko ari umutungo dufite niho umutungo utuma abakristo baza herega tubagomba no kuririmba Yesu Kristo umwana w'Imana mu majwi aranguruye asendereye ameze neza cyane ubicunga hatagira n'uwamena amazi muri pirizo ugasanga ducometse ibyuma birahiye utyo rwose mbabarira ubikorana umutima utuje umutima ukeye nanjye ubu ndi kugenda nsura urugo ku rundi ndi kugenda nsura abakristo banjye urabizi ko umushumba agomba gusura abakristo biwe sawa sawa rwose Yesu aduhana umugisha
Sawa sawa turasubira. Ndaguhamagara nkubaze uko bimeze. Sawa. Faster. Muraho. Muraho neza mwene da. Muraho. Urakomeye. Meze neza. Kristo Yesu agumugisha rwose. Uje gusenga? Nje gusenga. Pasiteri ukunda amasengero? Cyane niyo dutunze rwose. Ayo mu byumba by'amasengesho nayo mu mazu y'abakobwa se. Aho yarega mu mazu y'abakobwa niho hari ibyaha byinshi no tugomba kujya kubicukumbura. Niho ukirizwa. Mukirizwa ibyaha bibera. Niko bimeze. Yawe gira rero dore nanjye amakuru maje kugira dore amaze kuba nka ya BBC. Amakuru ameze ateze. Ujye mbona kunyaragurika kangahe. Hanyuma suri taxi ngo turagenda tukwishyuye. Pastor nuko mbwiye. Oya rwose nturakare mwana wanjye. Amabogisa muyatera mu miryango nyabona. Uvuze ngo iki? Ngena mubwire. Ati tuganira nk'abantu bakora. Narahinze ubwenge. Pastor. Urayama. Noya kusebite byawe nakubwiye ngo kikiva mu kanwa ka nyirayo. Kandi pastor, nese wowe ubwo ngubwo ko ubanze kuyama. Ariko se koko buriya koko namwe babatoza gukunda abana batoya kuri. Kose wacecetse wa musore. Abantu usengesha mu rusengero. Akose wacecetse wa musore ayo magambo nayiki. Abadiyakoni bawe. Ariko barabivuze kuko ngo no mu bakristo usengesha azavamo abanyeshyari. Ibindi kubibona ndabizi imikeka yo mu rusengero irabazi. Ariko se wa musore wakwitonze ko ibyo ushaka byose ubigeraho. Zakubera umushyitsi ku rusengero rwose. Amafaranga wansabye ceceka icyo urenzaho cyose ni ikosa kuko nemeye ko ngomba kuyaguha. Ndayaguha rwose. Ndayaguha. Ndayaguha bitatu wansabye byo. Ubwo umuma amafaranga nanjye ndahita mera nkayago ndeka ubutangazamakuru nero nanjye itinigira mu muziki. Bisa amafaranga nguhara kujyana mu muziki wanyatse miliyoni. Oya ntacyo rwose humura amafaranga yawe yahabwa ndetse n'ibihumbi 50 bya buri kwezi ariko dushima Imana ko wahuye n'umunyamugisha nkaye. Ndahita norora n'inguru. Genda wisambanira kusura pastor arasaba. Ako shandumviriza. Uyu ariko jya uvuga pastor azajya no kumva. Ibindi byo umenye ko ari ibya babiri sheri niyange nawe nta wundi utwumva. Ikibazo kimeze gute? Ariko ntugasebye wite kuvugira hasi ko yaguhaye umwuka jya uvugira hejuru mwumve. Icyambere na mavutari umuceri wadushiranye. Ariko hako ntukiyaturireho ubukene. Ayo magambo avuga ibipfayongo abatumva kandi bafite amatwi. Ujya wizera kuko kwizera bigira gute? Bitera kudeja birashoboza birarema. Gusengera rwose ndavano byaje. Ariko nakubwiye ngo tuvuga pasiteri wibyibagirwa rwose cyane ko rwose nakwiye kugira sheri umwe. Abakristo bose n'abakristo bane. None nyine gira icyo umbwira. Ngira icyo mubwira. Nta kindi nakubwira Imana iragukunda. Ariko se pastor. Ubundi gihe nyine naje mu rusengero rwanyu. Shaho nyine wigisha neza. Cyane rwose. Kabisa narafashijwe numva uvuga nyine amagambo meza. Naturiye umurega giye mfite amavuta arabikubwiye. Ariko se hari abana n'abawe ko mbona ufite abana bakuru kiri umujene. Ako se cicika azajya no kumva. Ibyo ku rusengero mujye mubihari urusengero ibya Kayizari muberekere Kayizari. Ibyo ntabwo bizi. Aha nyine niba. Erega cyane ko na Bibiliya tubuza kureba bitatureba. Ese ntabwo bizi nabyo. Tujye tureba ibyacu abandi tubiharira abandi. You gotta trust man, hard down. Go. Ojo, your eyes will see what your mouth cannot talk. You see. Chai! Oja, Oswald. If not to play, not there they see you. The blood of Jesus. Who do me like this? The blood of Jesus. Sodom and Gomorrah. My God, my Father, my heaven.
nawe uje mu bagore disi akabagabo arya abantu mwari mu bagore mu bagabo koko abagore nawe uje mu bagore ariko abagore mubabonamo kuwa mbere umugore, kuwa kabiri umugore, kuwa gatatu umugore, kuwa kane umugore, kandi ngo ni Diyakoni. Abadiyakoni b'ikigi bine nzajya mbiguha na 40 wenda zashiyeho nishimwe kuko uriya mukobwa ni mwiza ndamukunda. Urugendo rwiza igende Shaka turaba nta kibana ahubwo mukanya sinkubura. N'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu Kristo, N'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Toka Satani. Pastor, n'izina rya Yesu uri hano ukora iki? Toka Satani. Diyakoni ugeze hano gute? Pastor, urakora iki muri abo bana b'abakobwa koko? Abana batoya b'abaririmbyi turi gutoza. Ubu niyo bagomye kuba uri ku rusengero koko? Ubu abagore nusanga bamwikiye ibyuma. Iki ni icyaha ukoze udateze no kubabarirwa. Niko nta soni. Niko Pastor, tumaze amasaha menshi urusengero barangije kurepeta, turakora isuku, turakubura hose ahandi inyuma bya bintu byose twabikuyemo mutegereje. None ndebera uri hagati y'abana babiri b'abakobwa, reba ukuntu bambaye. Ubu wagize umukristo wagusanga wavuga ngo iki Pastor ukuso gusebya umurimo w'Imana? Hanyuma se kutari usanga uvuga unkankamira gutyo wabaye iki? Wahinduwe n'iki? Aha ngaha wageze gute? Uje kuhakora iki? Ibyo ndimo birakureba. Nta n'isoni. Pastor ntabwo ari ukugutontomera cyangwa kugukanga, ahubwo twabisoje kare. Yewe nyine narigeze hano ngo y'Imana nsenga yanjye ituma n'izuba ritava irayirako. Ndakize byose kandi washa. Abasambane babiri bahuriye mu rugo, amabanga ane ndayabitse, murayamu uyu munsi ndakiraga ndagura igare rinyonga rya 200 sagure. Uyu munsi ni business. Ni koko usenyera urasenyutse, ngiye kurusenya ku isi no mu ijuru ntabwo muzabwuba. Sena Pastor asambana mwese sisi mwaje gusambana. Nzi ko kibikiwa urero Mbabwire mu yabarire mu yanze uretse gato reka amagambo. Sibyo. Uri kuzusenyera urasenyuka. Muje guteza umukozi w'Imana. Ngo ndasamba. Wa mwana w'umuhungu nawe Diyakoni, ako ubundi waje gukora cyangwa ubundi haniso aho narinje nawe niho waruri zibase haniso nawe reka mubwire rero wa mwana w'umuhungu reka pfe kuzuza ibyifuzo byawe mpaze uguhaga kwawe 500 yuzuza nta kibazo. Reka ndanyaguye ubundi nyaguye kuri telefone cyangwa kuri sheke. yami kuri sheke nta kibazo turajyana tuyabikuza. wenda yaguha kuri sheke rwose nta kibazo. Ndahita nsubira mu Oya tugende ariko tugende rwose. Nahise nawe murajyana. Ariko se wowe Isheri nawe isheri koko namwizina ariko bashaka kubwira wowe ndakwirukanye mu rusengero rwanjye. Usibye no mu rusengero rwanjye, wirukanye n'imbere y'amaso yanjye.